Arsenal yagiye n'indege yayo ku munsi w'ejo bakoze ikiganiro n'itangazamakuru nabonye abakinnyi Lorenzo bayo barimo umuzamu ndetse na Yehurien Timba na Bukayo Saka bose bavuze ndetse n'umutoza ariko nakunze Arteta bamubwira ngo noise yo hanze ya stade ngo muzabasha kuyijera Arteta arabasubiza ngo reka ibyo tubireke tuzaganirire mu kibuga bizabera mu kibuga arabizi neza ko yatsinze Real Madrid ibitego 3-0 ubundi nuko nta mpamba ibihagije umupira w'amaguru kuko ibyo ukoze mu minota bikozemo nundi abikora muri iyo minota ariko ubundi impamba ibitego 3-0 ubundi ni impamba ibihagije kuko abasesenguze b'Iburayi b'umupira niyo force twavugaga baravugaga ngo Arsenal nibona difference y'igitego kimwe bizabigoye cyane ariko nibasha kubona difference y'ibitego 2 izagenda yumva yemye yabonye difference y'ibitego 3 abasesenguzi none ubu ngo baravuga noneho ngo niba Arsenal yatsinda Real Madrid ibitego 3 muri mita kabiri gusa ikoresheje ba Declan Rice na ba Mikel Merino Real Madrid nta ubasha ifite gutsinda Arsenal ibitego 3 wenda mu gice cya mbere ikoresheje ba Mbappe ba Jude Bellingham ba Rodrigo ndetse na Vini ukabona ko nyine bitabigutera ubwoba kuko nabyo birashoboka kuri Real Madrid ku kibuga cyayo bikoreka ko ari match nyine igikomeye cyane amakuru meza kuri Arsenal nuko uwashidikanwagaho ni Thomas Partey ejo ari kumwe n'abandi yajyanye na equipe araharameze neza umukinnyi wenyine udahari mu bari bahari kuri match ibanza ni Jorginho bamukubise ikintu niba ari inkokora urubavu rwinjiramo ahumeka nabi ntabwo aragaruka muri forme ntabwo araba neza nanewe watumye bakina muri weekend match eruka muri weekend Brentford match bayisoza batuzuye kubera ko nyine yagize icyo kibazo cy'urubavu bamaze gusimbuza abakinnyi bose rero wenyine udahari abakinnyi bose barahari abakinnye match ya mbere bose barahari so na equipe ubona ko nyine iriteguye imeze neza no kurebiza kuba mu kibuga Jude Bellingham ati ntababeshye ntabwo nabibonaga nyine nimwe yavuze ngo ntabwo nabonaga ko Arsenal yadutsinda 3 ariko Regan kimwe mu bintu abakinnyi ba Real Madrid nabo bakoze press conference bagiye bavugaho no ku mbuga nkoranyambaga ibintu bandika nuko remontada ishoboka Fede Valverde yabiganiriye bagenzi be ngo ubundi Jude niwe wabitangiye aravuga ngo tukimara gutsindwa 3-0 turi muri bus tuva i London kuri stade ya Arsenal twerekeza ku kibuga cy'indege cya London kugira ngo dusubire muri Espagne abakinnyi ngo bagiye baganira bavuga ngo birashoboka ko twagarura ibitego 3-0 tugasezerera Arsenal yaravuze ngo iki cyumweru cyose tukimaze tuganira uburyo twayigombora remontada ngo niryo jambo bakoresheje cyane bakanavuga ko muri Real Madrid ngo nta kintu kidashoboka niba hari ahantu watsindirwa koko ari Santiago Bernabeu byihari ariko by'umwihariko bakabihera ku kuba kapiteni Fede uri mu kapiteni ba Real yaravuze ngo nimugira kwizera tugatsinda igitego mu minota 15 cyangwa 20 ya nyuma ya mbere stade gahita tujya inyuma ifite ikihereyeho ubwo ni igitego tugahita tuyishyushya kuko izahita ibona ko bishoboka iminota ikiri myinshi ikipe igafiringa iyo pressure yo gutsindirwa Bernabeu hakiri kare mu minota ya mbere ati tuzayigombora tuzanayitsinda byinshi ahubwo rero Fabregas amubaza ati nakinnye na Real kenshi ni muri Barcelona ku kibuga cyayo ati nakavuze ko match arangiye ariko kuko ari Real ndi reserva Arsenal ze kwitonda Arteta ati game approach ni yindi ndayataka ndajya ngiye gushaka insinzi ntago ngiye kwidefanda ati nta nubwo banabuke dufite turataka nkaho tutigeze dutsinda match ibanza turakina nyine umupira wacu usanzwe barayifata nka fast leg nkuko twanayatatse no muri match ibanza now imibare rero isa niganisha ko abantu batekereza ko Real Madrid ni position de force bakurikije abakinnyi bayo beza karyoshye Real Madrid gukora campaign yo kubwira yo gukanga abafana ba Arsenal n'abakinnyi ibabwira ngo iminota 90 Santiago Bernabeu n'urupfu ni inzira y'umusaraba nk'ubu abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga mwabonye kuri page ya Real Madrid nshimire mushuti wanjye Narcisse ukanyoherereje Real Madrid ya postinze chat yakoze muri chat GPT babaza ngo hello can you please translate this to as many languages as possible babaza ngo akakanu akadusobanurira mu ndimi nyinshi zishoboka babaza ngo 90 minuti Real Bernabeu son molto longo no kuvuga ngo iminota 90 Santiago Bernabeu ngo iba ari myinshi cyane pe
babisobanura mu ndimi nyinshi ni campaign yo guterwa abafana ba Arsenal n'abakinnyi umutoza kubabwira ko minota 90 ya Santiago n'ibindi bindi. Umupira mu bice biwugize hazamo igice cya psychology kiranafekta cyane, niyo mpamvu uzabona n'amakipe nyine ku bibuga byayo n'abafana babo bakunze nyine kugira uko bitwara neza. Arsenal ikeneye kugira maturité cyane mu minota ya mbere, ikagira ikintu cyitwa kugira control over chaos. Yirinde ko igihe iraba yugarijwe, kuko Real iminota ya mbere irabisa kabisa nk'amadu cyangwa se nk'intare zatatse cyangwa bya wolves biriya bisimba by'amaso atukura n'amajanja n'inzara ndende. Nuvuga ngo kwa kundi ujya ubona kirukanka na gasho, ukabona kiranyura ahantu hose, ukabona kimeze nk'igisazi kubera inzara, kirwana no kugatanya gusa. Arsenal mugiri bufate baro, yirinze gukora ibyo bita ama giveaway, yirinde kurekura imipira bya vuba bya hutihuti. Niba ari ikintu cyoroshye gutsindisha Real Madrid, aricyo Barca igiye kubitisha, cyoroshye no kwereka ko utayitinya. Icyo nicyo bita control, kwireba mu maso, kwihangana. Control ni ukuvuga ngo ninyireke ndi Saliba nanjye ndaki Mbappe uyu munsi arashaka gupressa, Vini urabona ko abishaka, bariruka cyane pe, baraba biruka, baraba bameze nk'abantu ewana, ndabizi ndabyiteze ijoro bose barakora nk'imbwa zarwaye ibisazi. Ariko ufashe baro kuri iki, niba game approach yawe nka Real Madrid nka Arsenal yubakiye mu gukina imipira yo hasi kandi ukayisohora neza, uyikontrola ama exit ya baro yawe akanyura kuri kapiteni Odegaard, wigerageza ama long balls niba atari ukina. Be who you are, kina uko usanzwe ukina. Wirinde gutakaza imipira gusa. Ibyo bisaba ubwenge, bisaba guhagarara neza, bisaba ama déplacement meza, kwideplacer neza mu ma espace kugira ngo mubone baro. Ubikontrola iminota 15-20, Real ntibone igitego, ikanabibona neza yuko muri uko gukontrola kwawe, kuko ira pressing on the pitch kwegera cyane, nayo irasiga ama espace, ikabona ukoze kona, ikabona ukoze kufri, ikabona ukoze ikintu gishaka kwikura muri position zayo inyuma, gateza ibibazo by'amakufu. Kuko niba ari ikipe yoroshye inyuma ni Real Madrid, irahengeka twese turabizi, yacyaramo abakinnyi b'abana, iracyaramo abakinnyi badakina ku myanya yabo, ari uko bahengeka, ntifite ibisubizo. Imvune zayo turazizi. Fran Garcia ushaka no kwitanga igitego, ahubwo noneho bigahumira ku mirari. Ikintu rero Real igira kinakanga amakipe menshi niki, nuko uyuguye muri uwo mutego wo gukangwa ba Pedri batajya bagwamo, ikagukubita kimwe, stade bagahita bazamura amabendera y'umweru yabo na bya bitifo bya bidrapo binini babyanditseho amagambo, none bakaririmbira rimwe ibya Espanyol barimba za ndirimbo za Real Madrid, bamba icyo kibatsi kikabinjamo na ba Vini, bafite capacity yo kwiexprima bashingiye kuri iyo situation urimo, bakagusenya kuko nabakinnyi abahanga. Ama individuality cyangwa umukinnyi ku gicike, Real Madrid itabakinnyi gutsinda ibitego 6. Vini kugutsinda 3, Mbappe kugutsinda 3 ni inkuru zisanzwe zaganirwa nkaho nta cyabaye, ariko bihoshwa n'iki, ibura balance. Real ko wumva imbere imeze nk'imodoka ya Benz, wumva amazina yose kumva ari kuri podium ya Ballon d'Or, inyuma nabwo ni nkaho ifite abakinnyi bazagorira na za Musanze, iroroshye irasanzwe cyane inyuma. Aho zisanzwe gezayo baro, controla, uyinyuze hagati utuje, udafite pressure, ukina ibyawe, uyishyikirize Bukayo, umubwiye ngo Bukayo fesinga umuntu witwa Vasquez, mweri mine yisunikire Merino, muyishyire mu nkanka y'izamu. Ni match za kuryoha. Nge mbarako feti ya Arsenal irabarwa muri comportement bagira mu minota 20 cyangwa 30 ya mbere. Tudasoza tutavuzemo indi match Lorenzo ya Inter do Miraza kwakira Bayern Munich, ni match komeye cyane itarangira. Giuseppe Meazza, Bayern ifite umwenda w'igitego kimwe kuko yatsindiwe mu rugo na Inter Milan ibitego 2-1. Biracyashoboka ariko Bayern nayo ifite ubasha ko yatsindira birafunguye, ariko Inter ikaba nziza mu kugarira, ikanagira na je nziza cyane ku buryo ngenda yaga pourcentage gato cyane kisumbuye gato cyane, kuko ni match yegeranye cyane. Ejo mu rugo imikino tuzasengura Champions League ku buryo burambuye muri rusange, hanyuma reka mbabwire yuko tuza kubagezaho n'uyu mukino wa Madrid n'ikipe ya Arsenal kuri Radio Rwanda. Igitekerezo cy'umutoza Unai Emery yari yashyize abakinnyi benshi hagati mu kibuga, inana riziri simple umuntu wese yatahana. Abakinnyi barimo aba bakurikira: umukinnyi wa mbere ukina hagati mu kibuga yari yakoresheje mu ijoro ryakeye
nibyo tugiye kunyuramo tubapanga batanu. Yari afitemo umukinnyi witwa Onana Mvom, akageramo Kamara, akageramo Yuri Tielemans, abo ni batatu. Abo kumandi barimo Majin ndetse na Rogers nabo bakiniraga hagati bari batanu. Nubundi Dometie bombi na mediateur. Morgan Rogers ubundi ni numero 10. Ndetse na Johnny McGinn ni umumediateur Dometie, bivuze ngo yari yaguye ikibuga ariko akoresha mediateur. Yafunze rero hagati kuko yatekerezaga ko iyi kipe ya Paris Saint-Germain kuko ari nziza cyane mu kintu cya possession, akavuga ati nyikorere block media nyifungire hagati nkibona uburyo yambutse imipira iyikura hagati ijyana kwa ba Dembele ndetse na ba Barcola. Ibyo mu minota ya mbere yabikoze arimo gukiniramo hagati cyane, hanyuma bituma ataza gusanga abakinnyi ba Paris Saint-Germain b'abadefenseri, ubwo ndavuga ba Hakimi na ba Nuno Mendes na ba Marquinhos, ngo ajya babuza gusohora uwo mupira, bituma bahita biga uburyo bwo kuransa imipira. Sinzi ni muri kubyumva. Wakoze block media uziko turi munyura hagati du processing, none nabo bagahita biga ubwenge, bakazajya batera imipira miremire, iyo mipira miremire ikagenda igaca kuri ya mediane yawe ikinjira neza muri defense yawe. Niko byaje kugenda rero, babona ibitego bibiri. Igice cya kabiri yahinduye icyo bita game approach. Unai Emery icyo yakoze niki, yavuze ngo noneho ni mubasange mu pressing high kuri uriya murongo wa defense, ntimutume basorera y'imipira. Ibyo amaze kubikora rero, ikipe yatangiye guteza Paris Saint-Germain ikibazo cyuko Paris Saint-Germain yatakazaga imipira myinshi. Noneho abakinnyi ba clinical baba beza babona bitatu ntibyari bihagije kuko bari bakeneye byibura gukora difference ya 2.